Nongeye gushimira abantu mwese mudukurikiye kuri iyi channel aho muri hose mbashe kubasuhuza mwakoze kubana natwe ku buryo mubasha kudukurikira. Gusa niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru nziza, ujye ubasha kubona inkuru zigezweho, ujye ubasha kubona amakuru yizewe ndetse ujye ubona n'ibyegeranyo byiza cyane nk'ibi ngibi, ujye ubona n'indirimbo z'abantu ukunda ahangaha nk'ama lyrics yazo ndetse ujye ubona byinshi bitangaje ahangaha kuri iyi channel. Yanga abantu mwese, abantu benshi mukunda kwifotoza cyane n'abadakunda kwifotoza, ngira benshi bakunda no gufotora. Niyo mpamvu uyu munsi nanjye naje kureba mbategurira amafoto 20, amafoto atangaje cyane ku rwego rw'isi, amafoto yafotowe ku buryo butangaje ndetse harimo ubuhanga bukanganye cyane, ndetse wenda akaba arimo n'amafoto yaje gufotorwa ku buryo bw'amahirwe nk'umuntu wayifotoye wenda atabyiteguye, ariko ikaza ku ifoto nziza cyane ndetse amafoto ataratinywe kuvuga ko ari amafoto amwe n'amwe ashobora kuba yarafotowe rimwe mu buzima, kandi bikaba bigoranye ko ayo mafoto azabasha kongera gufotorwa ukundi. Rero bana natwe ubashe kudukurikira nawe uze kwirebera amafoto. Mwanya wa 20 rero turaza kuhasanga ikipe y'abakobwa barimo kwirukanka, gusa ushobora kureba nyine ukagira ngo abakobwa barimo baraguruka ukagira ngo bagenda badakora hasi. Ni ifoto yatangaje abantu benshi cyane. Mwanya wa 19 rero turaza kuhasanga indi foto itangaje cyane y'abasore babiri, umwe yasaga nk'usuka amazi kuri mugenzi we amuturuka hejuru. Gusa icyatangaje abantu benshi ni uko nyine iyi foto yaje gufotorwa amazi ataramugeraho akiri mu kirere, ikaba ibintu byiza cyane kandi bishimishije. Mwanya wa 18 rero turaza kuhasanga inyoni irimo kuguruka, gusa inyoni uyitegereje ushobora kugira ngo inyoni igenda isohora umwotsi, gusa siko bimeze, ahubwo ni uko iyi nyoni yaje kubisikana n'indege iri hejuru cyane mu kirere, ku buryo umuntu wayifotoye ashobora kuba yarakoze perfect timing ukagira ngo iyi nyoni niyo irimo gusohora umwotsi. Aha rero turaza kuhasanga ifoto y'umugeni uryamye ku nkombe y'amazi, amazi arimo gusuma yaraje nyine ahurirana n'ikanzu yari yambaye, kubera ko bijya gusa ikanzu isa nkaho ibaye nini cyane. Ibi nabyo umufotogarafe w'ifoto akaba yaraje gukora akantu ka creative katumye ifoto igaragara neza cyane. Rero nk'uko mubibona ni agasimba gato karimo kaguruka mu kirere, gusa umuntu waje kugafotora yaje gutayiminga neza cyane, acunga karinganiye n'ukwezi, uburyo urebye neza wagira ngo aka gasimba kari gatwaye ukwezi mu birenge. Guys, iyi foto iratangaje cyane nk'uko mubibona. Ni icyapa kiranga ahantu yitwa Muntu, buriya ni karitsiye yitwa Muntu, aribyo bisobanura ukwezi mu kinyarwanda. Rero umuntu wafotoye ifoto akaba yaracunze neza biringaniye n'ukwezi, akaza guhita bihuza ukagira ngo iki cyapa kirimo kiraranga ku kwezi neza. Gusa iyi foto yaje kugaragara neza cyane nk'uko mubibona. Umwanya wa 14 rero nk'uko mubibona turabona umugabo w'umuseriveri wari ujyaniye abantu icyo kunywa, gusa ku bw'amahirwe makeya cyaje kumeneka atarakigeza agera, dore ko ubuhanga bwagaragaye ku muntu wafotoye ifoto, dore ko yaje kumufotora ibyo yaragiye kumena bitaragera hasi. Umwanya wa 13 rero turabona umukobwa wifatanyije n'agasimba, gusa ukuntu aka gasimba karebaga wagira ngo karasekaga, wagira ngo abo bombi barimo guseka. Iyi ikaba ari ifoto nziza cyane pe, ifoto nziza itangaje ahangaha, ukaba wakwibaza uburyo ki aka gasimba karimo guseka. Aha nk'uko mubibona umugabo arimo kuguruka ava mu mutaka asa nk'ujya hasi, gusa telefone ye yaje kumuvaho iramanuka iramutanga. Umuntu wafotoye ifoto rero akaba yaraje kuyifotora nyine telefone ikiri mu kirere ntaho iragera, ikaba isa nk'urwibutso nyine kuri uyu nguyu, akazajya yareba nyine akibuka telefone ye ukuntu yaje kumanuka. Iyi shusho ya Yezu ngira ngo abenshi murayizi, yo mu gihugu cya Brazil muri Rio de Janeiro.
umuntu wafotoye ifoto nyine asa nkaho yacunze neza cyane indege irimo kuzamuka, akaza kuyifotora iteganye neza n'iyi shusho ku buryo ubirebye wagira ngo ibi byombi ni impanga. Iyi sitati yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngira ngo abenshi murayizi, ikaba ari sitati nyine yaje kugaragara nyine umuntu wayifotoye hariho umurabyo uri gukubita, umurabyo rukaba waraje guhurana n'iyi sitati isa nk'ifashe akantu hejuru, igasa nk'aho yari irimo irekura imirabyo. Iyi foto rero ikaba ari ifoto nziza cyane yaje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Tugera ku mwanya wa 9 rero turaza kuhasanga umwana mutoya ikigaragara nyine inyuma ye hari undi mwana arimo asoma undi muhungu ku itama, gusa uno mwana yari ahagaze nyine imbere wagira ngo nawe yari arimo gusoma ku itama. Iyi ngiyi nyine akaba ari tactique nawe uramutse uri singo wajya ukoresha nyine ukereka abantu ko nawe ufite umuntu ukwitayeho. Umwanya wa 8 rero twabashyiriyeho ifoto y'imodoka. Iyi modoka uyitegereshwa kugira ngo iyi modoka yikoreye ukwezi, ariko siko bimeze. Ubwo iyi modoka umuntu yayifotoye yari yegeranye n'ukwezi iri ku rukuntu ku buryo wagira ngo iyi modoka niyo yari utwaye ukwezi. Uyu muntu wayifotoye rero akaba ari umuntu w'umuhanga cyane, akaba yaratayiminze neza ku buryo wagira ngo iyi modoka yikoreye ukwezi. Iyi foto dufite hano ku mwanya wa 7 rero muyibonye mushobora kugira ngo uyu mwana arimo aragendera ku mazi hejuru nka Yezu, ariko ntabwo ariko bimeze, dore ko uyu mwana yarimo asimbuka agwa mu mazi bimwe mukunda kwita plonge. Gusa umuntu waje kumufotora yaje gufotora ifoto umwana akiri hejuru mu kirere atarakandagira mu mazi, ikaba ari ifoto nziza cyane ku buryo wagira ngo uyu mwana arimo aragenda hejuru y'amazi. No ku mwanya wa 6 ushobora kureba ifoto ukibaza uti ese ubuhanga burimo muri iyi foto ni ubuhe? Ariko nyine iyi foto uburyo itangaje kandi ifite ubuhanga bukomeye ni uburyo uyu mugabo yaje kwifata selfie afashe imodoka, abenshi mu mita imodoka z'ibikinisho mu ntoki, ariko ku buryo urebye ifoto ya original yaje gupostinga ushobora kugira ngo yari imodoka ya nyayo. Umwanya wa 5 rero turaza kuhasanga agasimba kari kuri umunyenga ku mazi. Guys, ntabwo karimo kurya umunyenga, nyine agasimba kagiye guhagarara ku mazi gahita gahura n'amazi arimo gusuma. Gusa ukarebye wagira neza karimo kararya umunyenga, bimwe mu ndimi z'amahanga bakunda kwita gusafinga. Umwanya wa 4 rero turaza kuhasanga ingofero y'amazi y'uyu mwana. Nk'uko mubibona nyine iyi ngofero uyu mwana nyine bari bamumenyeho amazi, gusa nyine umuntu afotoye ifoto y'amazi atarasakara hose, aribwo akimugwa ku mutwe ku buryo byaje kugaragara neza nkaho yaba ari ingofero y'urugara umwana yari yambaye. Ikaba ari ifoto nziza cyane kandi ishimishije. Nkuko mubibona iyi ni ifoto yafotoranwe ubuhanga bwinshi cyane, nk'uko yabashije gupimiranywa neza cyane n'igihe, ikabasha gufotora uyu musaza igisiga kirimo gushaka kuri iyi ngofero. Umuntu ayifotoye akayifotora igisiga kikiyifata kitaranayitwara. Iyi foto ikaba ari ifoto nziza cyane kandi itangaje. Umwanya wa 2 turasanga ifoto nziza cyane y'imbwa. Umuntu wayifotoye akaba yari yegereye imbwa cyane, bityo akaza kuyifotora yasamye, abantu baba bari hirya ikagaragara nkaho yari igiye kubaruma. Ikaba ari ifoto irimo ubuhanga bwinshi cyane ndetse n'igitekerezo cyiza. Amafoto yacu atangaje, reka tuyasoreze kuri ifoto y'uyu mugabo. Uyu mugabo rero nk'uko bigaragara yari yihagarariye aho ngaho kuri beach, nyuma haza gutambuka indege nyine hejuru, aza kuzamura amaboko neza cyane yatayiminze, buryo umuntu wamufoto yaje kubihuza neza bikagaragara nkaho uriya mugabo yari afashe indege neza mu biganza bye, bigaragara nkaho vacation ye nyine yari ayirangirije ahangaha. Mwakoze rero kubana natwe. Iyi video nimba wayikunze kora like, uze no kwisharinga ku nshuti zawe zose zibashe kuyibona. Gusa nanone nyine nabibutsa gukora subscribe
jya muri comment unyandikire niye foto wakunze muri izi ngizi zose, ese n'iki wifuza ko twaza gukoreraho ubutaha. Ciao ciao, mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha.